yo ntibibagirwe gukanda follow kugira ngo ujye ubone ogerwaho na notification uko dukoze amakuru mbahaye ikaze. Hanyuma rero rikamite nihuta babwire ko Rwanda na Somalia byaganiriye kwagura ubufatanye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yaganiriye na mugenzi we wa Somalia Ali Mohamed Omar ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Minisitiri Nduhungirehe na Omar bahuriye mu mujyi wa Antalya muri Turukiya, ndetse hari kubera inama mpuzamahanga ya diplomasi cyangwa se y'ububanyi n'amahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Somalia yavuze ati aba minisitiri bombi baganiriye ku buryo bwo kongera imbaraga ubufatanye bw'impande zombi ndetse no kwagura inzego z'ubufatanye. Banaganiriye kandi ku mutekano w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibihugu byombi biherereyemo Somalia ishimangira ko nk'igihugu kiri mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano yitanga umusanzu mu gukemura ibibazo bibangamiye isi. U Rwanda na Somalia kandi bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya ibyaha bya